ni William Twica. Ubu ndi uburyo butanu ukwiye ko wamenya umuntu ukugirira ishyari. Muri uburyo butanu ntugiye kubimenyera. Ishyari ubundi mu busanzwe riroroshye kubita wamenya ko umuntu akugirira ishyari mu buryo butakugoye. Kuko ushoboye kuba wahita umenya imyitwarire umuntu ari kuguhereza n'uburyo budasanzwe, bigahita bikorohera cyane guhita umenya ko uriya muntu akugirira ishyari mu busanzwe. Ariko rimwe na rimwe hari igihe bigora kugira ngo uzamenye umuntu ukugirira ishyari, cyane cyane iyo muntu ari guhisha rya shyari rye yitwikiriye umutaka w'ubushuti, yambaye mask imbere yawe y'ubushuti. Rimwe na rimwe bazigira nkaho ari ba bantu bakwifuriza ibintu byiza bidasanzwe mu buzima, ariko mu by'ukuri muri bo bifuza kukubona ujya hasi kuruta uko bakubona ujya hejuru utera imbere. Muri ubwo buryo biba ingenzi cyane kugira ngo ubashe kumenya bya byumviro bihishe cyane cyane nk'iryo shyari, kugira ngo uzabashe kwirinda, wirinde ibintu bibi bishoboye kuba byava muri rya shyari ugirirwa n'abo bantu. Hano hari uburyo butatu kugira ngo ubanze umenye abantu bakugirira ishyari ni bande. Icyambere, bakunda kuguca mu ijambo bagahita bahindura topic. Umunsi n'ikintu cyambere kizakwereka ko abantu bakugirira ishyari, uzatangira kuvuga iterambere ryawe n'ibintu wagezeho, baguce mu ijambo nibifuze kurangiza bya bintu bashaka kuvuga ku iterambere ryawe, birengagize ibyo wari wavuze mbere, ahubwo bashaka indi topic, iyindi nsanganyamatsiko idafite aho ihuriye n'iterambere ryawe, bikomereze bijijishe. Icya kabiri, bazajya bagushimira bya nta kigenda bya nyirarureshwa. Nyamara hari abantu bakunda guhisha ibyumviro byabo bigakunda, ndetse bakaba bashimira cyane banishima ibikorwa byawe birashoboka. Ariko rimwe na rimwe ukaba wabona ikintu kidasanzwe muri bo bari kugushimira, kuko rimwe na rimwe usanga ukuntu bakwereka n'uburyo bagushimira imibiri yabo mu maso yabo haba hameze bitandukanye n'ibyo baba bari kuvuga. Icya gatatu, abantu bakugirira ishyari barakwigana. Umuntu ukugirira ishyari azatangira kwigana imyitwarire yawe, yigane buri kimwe cyose ukora, every single things you do. Bazakwigana uburyo wiyogoshesha, usuka, wambara, ugenda, uvuga n'uburyo ukora ibintu byawe mu buzima busanzwe. Kabone nubwo uzabona ku nshuro ya mbere uzabona bisa nk'ari ibintu bisanzwe byoroshye byiza, nyuma bizatangira kuba ibintu bibi. Nyuma uzahita umenya ko abo bantu bakugirira ishyari bakwigana kuri urwo rwego. Icya gatatu, abantu bakugirira ishyari bakuvugaho kandi amagambo atari meza. Rimwe na rimwe hari igihe inshuti zawe n'inshuti yawe utajya imenya ko ubwayi kugirira ishyari, ariko burya batangira gace gace kumva batari kugukunda cyane cyane igihe ugeze ku kintu izo nshuti zawe mu buzima zifuje kugeraho ariko ntizikigereho. Niho uzatangira kumva abandi bantu inshuti zawe zagiye zibwira ibintu bitari byiza kuri wowe mu gihe gito cyane. Icyo gihe uzahita umenya ko abo bantu bakugirira ishyari izo nshuti zawe. Icya gatanu aricyo cya nyuma, abantu bakugirira ishyari bazanezezwa no kubona ibintu byawe bitabigezeho, intego zawe. Kuko abantu bakugirira ishyari bishima cyane igihe wowe ibyo wapanze utari kubigeraho, mu gihe intego zawe zitari kugenda neza cyane, nibwo usanga bakugira ishyari kuko bishimye. Ntibazigera batuma babona bishimiye ibikorwa byawe, bazajya bagenda bishime mu buryo bwimbitse bihishe, wananiwe mu gihe wowe imipango yawe n'ibyo wapangaga byanze cyangwa wahuye n'ibyago.
kora subscribe ni buriya ndabica ndabakunda cyane ni buri munsi